Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe, mbifurije kugira umunsi mwiza. Ni munyeme dusangiye amasomo atagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yateguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere, intangiriro y'ibaruwa mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyaroma. Njyewe Pawulo, umugaragu wa Yezu Kristo, ndabaramutsa. Koko natorewe kuba intumwa, nteganyirizwa kwamamaza inkuru nziza Imana yari yarateguje abahanuzi bayo mu byanditswe bitagatifu. Iyo nkuru nziza yerekeye umwana wayo Yezu Kristo, umwami wacu, wabayeho kubw'umubiri ari mwene Dawudi, ariko izuka rye ava mu bapfuye rikagaragaza ko ari umwana w'Imana mu bubasha bwose kubwa Roho Mutagatifu. Ni nawe waduhesheje ubutumwa bwo kuyobora mu ikuzo ry'izina rye amahanga yose ku kwemera, ariyo mubarirwamo namwe abahamagawe na Yezu Kristo. Mwebwe rero batoni b'Imana muri Roma, mwebwe abatagatifujwe no gutorwa n'Imana, nimugire ineza n'amahoro bituruka ku Mana umubyeyi wacu no kuri Nyagasani Yezu Kristo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Uhoraho yagaragaje ugutsinda kwe. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, kuko yakoze ibintu by'agatangaza. Indyo ye, ukuboko kwe k'ubutagatifu byatumye atsinda. Uhoraho yagaragaje ugutsinda kwe, atangaza ubutabera bwe mu maso y'amahanga, yibutse ubuntu bwe n'ubudahemuka bwe agirira inzu ya Isiraheli. Imipaka yose y'isi yabonye ugutsinda kw'Imana yacu. Nimusingize Uhoraho ku isi yose, nimuvuze impundu kandi muririmbe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe abantu bamaze guterana ari benshi, Yezu arababwira ati, ab'ingoma ni abantu babi, barashaka ikimenyetso, nyamara nta kindi kimenyetso bazahabwa atari icya Yonasi. Kuko Yonasi yabereye Abanyaninive ikimenyetso, ni nako umwana w'umuntu azakibera ab'ingoma. Ku munsi w'urubanza, umwamikazi w'igihugu cy'epfo azahagurukira ab'ingoma maze abatsinde, kuko yaturutse iyo gihera aje kumva ubuhanga bwa Salomoni, kandi hano hari uruta Salomoni. Kuri uwo munsi w'urubanza, Abanyaninive nabo bazahagurukira ab'ingoma maze babatsinde, kuko bumvise inyigisho za Yonasi maze bakisubiraho, kandi hano hari uruta Yonasi. Bakristo bavandimwe, amasomo atagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yateguriye kuri uyu munsi aradushishikariza kumenya Kristo, kumukurikira no gukurikiza amagambo ye. Mu isomo rya mbere, mutagatifu Pawulo intumwa araramutsa Abanyaroma abifuriza ko bacengerwa n'inkuru nziza yahamagariwe kwamamaza hose. Icyo yifuriza abantu ni ineza n'amahoro bituruka ku Mana umubyeyi wacu no kuri Nyagasani Yezu Kristo. Natwe abakristo nicyo tugomba kwifurizanya, nicyo tugomba kwifuriza aho dusanga tubabwira inkuru nziza. Imana natwe iradutora kandi ikadusaba kwamamaza hose inkuru nziza ya Yezu Kristo. Kwamamaza inkuru nziza ya Yezu Kristo rero bidusaba kugendera mu nzira ze, bidusaba gufasha abandi kumwemera, kumukunda ndetse no kumukorera. Mutagatifu Pawulo intumwa ariyumvamo ubwo butumwa bwo kogeza hose no kwamamaza hose inkuru nziza y'umukiro. Natwe rero ku rugero rwe tugire ishyaka ryo kwamamaza hose inkuru nziza ya Yezu Kristo, twumve ko turi abagaragu ba Jambo, kandi ubwo bugaragu bukaba bushingiye ku rukundo dukunda Imana, bukaba budashingiye ku bucakara. Ububasha bwa Roho Mutagatifu bujye budufasha kandi budushoboze gukora ibinyura Imana, twamamaze hose izina ryayo, duhamagarira abantu kwemera ko Yezu Kristo ari umukiza w'abantu. Mu Ivanjili, Yezu Kristo araduhamagarira kumwemera tutemejwe n'ibimenyetso gusa, ahubwo tumwemere kubw'urukundo adufitiye no kubw'ibyiza byose adahwema kutugaragariza mu buzima bwacu. Nibyo koko aruta Yonasi, akaruta Salomoni,
niyo mpamvu tugomba kumukomeraho tukakira umukiro aduha, tubikesha kwisubiraho, tubikesha guhinduka, kumukurikira ndetse no kumukurikiza. Yezu Kristo uduhamagarira kwirinda ububi no kutaba abantu bemezwa n'ibimenyetso gusa, nadufashe kurushaho kumumenya no kumumenyesha abandi, kumwemera no kumwemeza abandi, kumukunda no kumukundisha abandi. Umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo natube hafi mu buzima bwacu, aturonkere ingabe nyinshi zidufasha kurushaho kwakira ubutumwa bwo kwamamaza hose inkuru nziza y'umukiro Yezu Kristo yatuzaniye. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose kandi akaba na Nyirimpuhwe, nabaho umugisha abarinda bakomeza biteho, abaha amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.